bakundwa n'abagore babo umugabo bwa mbere ubundi agomba kubera nk'umuvandimwe imbere ukakubera umugabo ko nakubera umugabo atari inshuti yawe uzamutinya n'ahandi hari ibyo uzajya utinya kumubwira uvuga nimba mubwira arantikura yo sha mama yanjye mva nkubwire ajya mon chers amis bibaye imyaka icyenda nikomba urumva iyo mikino iracyakomeje ngo iyo ibintu hari abantu noneho nkura akantu kajya kavuga abantu bajya bavuga ngo hano kantu ngo abantu babanyara abana ntabwo bazubaka cyane ibyo byananteraga n'ubwoba yana kubeshya raho byagiraga ubwoba rero yana mfite ubwoba da ndamubwire weho rero ufite ubwenge bwo kugira ubwoba jewe ntabwo nari mfite ubwoba mani kwanjye nari mfite ubwenge nta bwenge wari ufite nandi kigorye so uvuze ngo nta bwenge wari ufite ya uyu munsi uraseka ejo bikanga hari igihe duca mu ntambara ahubwo the way uca muri izo ntambara hari igihe duca mu ntambara izo ntambara bita nk'intambara z'urugo tukazicamo next time amasafu next time tuzaganira ko ntambara ducamo nasana zivugana beza hari igihe duca mu ntambara arkumva uyu agahagarara hano nanjye ngahagarara hano izo ntambara bikarangira twongera tukubaka urugo rukaba rushya rero birashoboka ko urugo rwawe warugira paradizo pe biranashoboka ko wowe ubwawe warugira ikuzimu Hello inshuti n'abavandimwe umeze mute iminsi myinshi twaraburanye yego twongeye twagarutse nanone welcome again kuri Nick P family abakoze subscribe ibintu biri kugwa abakoze subscribe twongere tubashimire abantu bashya mutubonye none aha ni karibu kwa Nick P Warren Nick P family yego so rero twari dukumburanye iminsi myinshi birashoboka ko wowe ari bwo bwa mbere watubona aha ngaha uhuye na video yacu ni karibu nyinshi hano hasi ari ni hano cyangwa ni hano ahandi hari izindi video umanutsemo hano hasi hari izindi video wagenda ukareba izatambutse hanyuma tukajya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye umunsi ku wundi yego ushobora kuba utubonye uyu munsi ukaba uri kwibaza ati se ubu none baje kuvuga ibikira hari umuntu uri kutubona ari ubwa mbere tubonye akavuga ati se ndi bari abantu ubundi isano rimeze gute hagati yabo uyu mubonano rero ni mama yake ni musaza wanjye uyu ni mama yake nanjye nkaba ikibazo none papa yake kano kantu rero bigire gutya hanyuma rero ndahamya neza ko mumeze neza mama maze usuhuza abantu bacu nk'abantu mwe muraho murakomeye iminsi myinshi twaraburanye hobe abo tudaherukana hari abo duhura mu nzira hari abo twandikira message zigiye zitandukanye hari n'abo tutabonana mwegerane mwese mbahobere wegereye mugenzi we muhobere wegereye mugenzi we amuha amahoro ya Kristo muhana amahoro uyu munsi rero tugiye kuganira ku biki uyu munsi rero uko twavuze ko twatuganira ibiganiro bigiye bitandukanye nkabivuga umuntu murakunda iki yes nkuko rero mama yake aho mama yake nkubwire kanze manze nakubaza ubundi ni iki cyakumaza isoni ubundi ubusanzwe shaba mama yavuze ko wambeshyaga wabeshya abantu hano umva muze kuri video ya mbere dutangira ubusanzwe umwari nugira isoni ariwe yewe ndi umwari umwari w'umukongomanikazi umukongomani uvuga ikinyarwanda arangwa n'isoni n'ikinyabupfura cyane rwose isoni zanjye rero urumva nanjye zifite ishingiro
nanjye ndi ntare kwa Sarambwe itagira isoni rwose ntabwo isoni reka ariko mama yake rero mbwira utangira bwa mbere ibintu nabona gutazabishobora mbona ntibaza tse uyu muntu ubundi nyine nabonaga n'ubundi tuzabivamo kubera ukuntu isoni zawe buri gihe isoni ubundi nyine nakubwiye ngo umwari mu buzima ntugira isoni mwari ntugira isoni umwari oya ejo ndahaye habaye umunsi mukuru w'abari n'abategarugori umutegarugori mu buzima ntugira isoni ubwo ndi umutegarugori utateze urugori rero uri kumva rero uyu munsi tuje kuganira ku biki turashaka kumenya cyangwa se twiganirire muri rusange urugo ni iki abantu babana nyine mu rugo urugo ni iki mbese ubundi umutwe w'amagambo uragira uti urugo ni iki cyangwa se urugo rusobanuye iki nashize agatoki hejuru urugo ni iki okay urugo ni iki papa urugo ngo ni ijuru rito ariko urugo ntabwo ari ijuru rito urugo ni ishuri bayakire bamubwire urugo ni ishuri reka nkubwire ahangaha turaza kuvuga ku bantu bavuga ko urugo ari ijuru rito urugo rushobora kuba ijuru rito urugo ni ishuri urumva urugo ni ikuzimu nukuri Nosite na rubayishu mama yake rero urugo ni ishuri urugo rushobora kubera ishuri aho usibye kuvuga ngo nyene ngo urugo rushobora kubera ishuri mu buzima busanzwe urugo ni ishuri kandi ishuri nyene ni ishuri ritajya rirangira urugo ni ishuri ritarangira urugo ni ishuri urugo bamwe bavuga ko urugo ari ijuru rito aho mu rundi ruhande urugo rushobora kubera ikuzimu mama ya iryo shuri ririmo ibizame byinshi kabyo bizame by'urugo bitsinda bake ngaho nguko rero tugiye kureba amasomo rero ashaka kubasugeza mu kangahe icyo kibazo kirakomeye ahubwo se ko twigana nge nawe iri shuri twaryingiranye murimo sibyo ngende chef ukaba chef 10 ubundi urugo rwacu ni ishuri katwivugira rwacu izabandi nawe tuzi ko bizimye niyo mpamvu tugiye kugerageza kuvuga noneho twebwe nkatwe kwa ubona isoni zashize urugo ubundi urugo ni iki urugo ni ishuri urugo ni ritarangira yego urugo ni ibyishimo urugo ni umubabaro urugo ni ibibazo urugo ni ijuru rito urugo ni kuzimu urugo ni intambara hari intambara n'ikuzimu nta bitandukanye none no mama tugiye kureba rero ni gute umuntu aho hantu ni gute umuntu yinjira aho hantu yarabwiye tuve nk'urugero abantu batarashaka abinjiramo bavuga ngo nyine ruriya rugo nako ninshaka ahubwo twagombye guhera hano urugo ni ishuri sibyo urugo ni ishuri gute ngaho tubwire gusobanura uburyo urugo ari ishuri manzo mbwire uko ubumenyi bwanjye buke kumenye bwanjye budakweho ubw'abandi kubera ko abantu dutekereza ko twebwe turacyari mama ya turi muri primaire turi muri maternelle kumva turi muri maternelle primaire katurareba bitewe nuko tumeze muri aka kanya dushobora kumenya urugero tugezeho cyangwa turimo turababwira habamo no kudubura harya kudubura cyangwa se gusibira uradubura ugasibira ugasimbuka nyuma ugasibira nyuma ukazimuka mbese hari ukuntu umuntu yigaga agasubira inyuma uyu munsi bamwe bakimuka bagasigara ariko nawe nyuma kwa gusibira kwe bikazamuhesha kuba yakwiga neza none akiga neza agahita amenya ngo okay noneho hari umuntu nzi wo mu rugo yego ndamusuhuje ambabarire yajyaga dubura mu ishuri risanzwe mu rugo wanyu umuvandimwe wanjye yarasibiraga mu ishuri akaza akabwira mama ngo mama nasibira ariko ntugire ikibazo iyo usibiye niho umenya ubwenge umwaka utaha ukimuka rero niyo mpamvu aho nibyo kanze nkwereke iyo usibiye umenya ubwenge si gute iyo usibiye nimba usubiye mu wa mbere
urongera wige bya bintu wize muri wa mwaka bisubiyemo nyine ariko hari abantu batekereza ko nyine iyo sibi nyine muri uwo mwanya umuntu agatekereza ko bati ndi umuswa akababazwa na bwa buswa bwe akavuga ati umuswa navuga uretse no ngo mu ishuri bisanzwe no mu buzima busanzwe nta mugabo udatsindwa kabisa niyo mpamvu rero tugiye kureba noneho iri shuri twinjiramo tugatsindwa ni gute umuntu aritsinda yego ni gute umuntu aritsinda twebwe noneho twebwe tuje nk'abanyeshuri ntabwo tuje nk'abarimu tuje nk'abanyeshuri bari muri rya shuri noneho tukagerageza kubabwira no kugerageza kuvuga imbogamizi tuya duhura nazo muri iryo shuri tugerageza no kuvuga noneho n'ibyiza tugenda duhura nabyo ibyiza by'iryo shuri n'ibibi by'iryo shuri kubera ko twebwe turi hano tuvuga ngo abantu bavuga ko urugo ari ijuru rito ntabwo babeshya ariko nanone n'umuntu uvuga ngo urugo si ijuru rito nawe ntabwo abeshya ubundi kanze mwereke uburyo urugo ari ishuri sibyo abantu babiri batandukanye barererwa ahantu hatandukanye habiri hatandukanye mu miryango itandukanye kandi buri muryango ugira uburere uha umwana wawo sibyo uburyo umwana aba yararezwe n'uwo muryango nyine hari uburere abo bana babiri umuhungu n'umukobwa bagahura bagakundana kumva bagakundana igihe kikagera bakumva ko bagomba kuba umwe burya iyo babanye n'umuntu mu nzu muba mwabaye umwe nyine muba mwemeje gusangira byose sibyo rero iyo mwabanye buri muntu abazanye nubwo muba mwarakundanye hari abantu bajya bibesha bakavuga ngo twakundanye igihe kirekire cyangwa twakundanye igihe gito turaziranye bihagije ku buryo tugomba kubana aho ngaho ni ukwibesha uba wibeshye cyane ushobora gukundana n'umuntu icyumweru kimwe mukabana mukarambana cyane ushobora no gukundana n'umuntu imyaka 10 mukabana murumaremo n'umwaka niba mbabwira ngo nyine urugo ni ishuri cyane ni ukuvuga ngo buri mu urugo burya ari ishuri ushobora kuza nyine ukubaka warize mu mbere wikiga secondaire ukiga kaminuza ukiga n'iki kuri kaminuza ukiga ugakomeza nyine ukiga amashuri yose abaho ku isi ukajya gutangira ishuri ry'urugo hakaba hari n'undi utarize no mu mbere utaragiye muri maternelle utazi no gusoma no kwandika ishuri ry'urugo akaritsinda wa undi wagiye amashuri yose bikanga cyane rwose ngo amashuri yose siko nanya bakwigishije cyangwa avandimwe bakwigishije nta shuri riruta urugo reka urugo mama ya urugo umuntu wize amashuri ahambaye ese ashobora kuba yayobora urugo kurusha umuntu utaregiye mu ishuri ubwo nituvuga ishuri ntabwo turi kuvuga no rya shuri ry'urugo ese umuntu wagiye abantu nyine baminuje urumva hari umuntu nyine abantu bashobora kuba batinyitse uriya muntu yarize uriya muntu ni umukire uriya muntu yakubaka neza ese umuntu ufite amafaranga cyangwa se umunyamafaranga yakubaka neza ese urugo hari aho ruhuri hari aho urugo rushobora kubakwa neza bitewe nuko uwo muntu uriya muntu ni umukire we yakubaka neza urayize menshi cyangwa se uriya ni umukire uriya ni umukene ntabwo yakubaka neza ni ukuvuga ngo urugo ishuri ry'urugo ntaho rihure n'ishuri risanzwe urakoze cyane amashuri twiga amashuri wize wowe uri hano uri kutureba atandukanye neza n'ibyo wowe uhuramo ugeze mu rugo urakora nk'ishuri ryacu twatangiye 2015 ishuri ryacu ryatangiye 2015 ariko none ntabwo twarirangiza nta n'umwe twajya muri secondaire rero mama yake hari abantu baba bari hano bavuga ngo papa yake na mama yake bibereye muri paradizo cyangwa se baratubesha ariko papa yake na mama yake buriya barakundana koko oya abantu mwe ntago mwibeshya nimukaba turi guseka aho ujya mbwira ngo turi guseka oya ariko ngiye nkubwire
hari ijambo nkubwire hari ijambo Sabe ajya avuga ngo uyu munsi biba bimeze neza ejo bikanga ngana kanze nkwereke systeme mama yake gafungiremo hari ijambo Sabe ajya avuga ngo uyu munsi bari byiza ejo yani sawa ngo uyu munsi biba bimeze neza ejo bikanga guys reka nkubwire ubwo ubuzima bwa buri munsi ariko she's my wife ni umugore wanjye twabanye guhera 2016 ariko mbese twakundanye guhera 2015 twakundanye guhera 2014 kugeza izi saha sibyo ariko ni intambara ngo turi mu rugamba rutarangira turi mu ntambara ubundi perezida w'u Rwanda yaravuze ngo funga mukanda no gufunga mukanda bro urambona ndi guseka gutya ariko ntabwo urafungura igitabo cyanjye ntabwo ndakigufungurira this is the cover iyi ni cover ariko inside ntabwo uzi birimo niyo mpamvu ntukajye uvuga ngo uri mu bigeragezo ni njyewe Imana iranyanga kubera iki ibintu ari njyewe bibaho kubera iki bari abantu njye mbona bari abantu bameranye neza njye mbona bari kubera niyo mpamvu uyu munsi tugiye kurebera hamwe urugo ni iki ni biki biba mu rugo ni igiki wakora kugira iryo shuri ry'urugo ritsinde ni n'ibiki bya mbere ugomba kumenya kugira ngo wubake urugo rwawe maybe hari amakosa ujya ukora ariko natwe noneho hari ayo tutazi ntabwo twaje kwigisha mu bantu bacu tutatwumva nabi hari ibyo tutazi muri butwandikiye muri comment mukatubwira turacyari batoya cyane turacyakeneye turi muri primaire urumva mama tugiye kureba ikosa rya mbere rero ntabwo muri make turi butekereze aba mu rugo amakosa aba mu rugo abantu bashobora gupfa ngiye mbuze ryo mvuga ubundi ikosa rya mbere riba mu rugo ni ukumva umuntu ngo nzubaka nk'uko mama wanjye yubatse cyangwa se nzubaka nk'uko papa wanjye yubatse cyangwa se nzubaka nk'uko iriya nshuti yanjye yubatse iryo ni ryo kosa rya mbere aho ngaho uribeshye ubundi bajya bavuga ngo nta rugo rwubakira mu rundi cyane rwose kandi umugisha wundi uravuna cyane kabisa cyane ntabwo bishoboka ko ushobora gutekereza ko mind zawe na mind zuriya bishobora guhura ikindi cya kabiri cyangwa se uko uriya yubatse uriko nawe uzubaka ikindi cya kabiri buri muntu agira igeno rye ubushize twarabivuze turavuga ngo hari igihe abantu babana badakwiriye batari like hari ushaka kubana n'umuntu utari uwawe akaba ari somewhere else ari ahandi hantu yibereye urumva ari ahandi hantu yibereye mukazahura mu gihe runaka wowe cyari gupushinga amajwi aragendamo ari kugenda wowe cyari gupushinga sibyo wowe cyari gupushinga uri kurwana n'uwo muntu muri kumwe right now uri cyari kuvuga ati oya uyu muntu niwe ntabwo namureka uyu muntu niwe okay ibyo tunabiretse katwihute turi kwihuta n'ubundi ako karusite karangije katwihute karangize neza tuvuge nk'urugero uwo muntu muri kumwe nyine uri gupushinga ugavuga ati uyu muntu niwe tugomba kubana ariko reka nkubwire ikintu kimwe uwo muntu ejo ushobora kurekana nawe bro ugahura n'umuntu udasanzwe ugahura n'umuntu wawe mugahura aho nyine biseriye urugo ni ishuri ikindi urugo ntabwo ari intambara abantu mu rugo ntabwo ari intambara reka tuvuge nyine byoroheje sibyo mu rugo muri kanze nkubwire abantu bagira ngo urugo ni ijuru rito no kubeshya mama no kubeshya sibyo ngewe ahubwo wowe ushobora kubigiramo uruhare urugo rwawe rukaba uko ubishaka iryo joro rito ushobora ufite uburenganzira wowe biri mu biganza byawe kuyobora urugo rwawe uko ubishaka ufite uburenganzira cyangwa se ufite ubushobozi bwo kugira urugo rwawe ijoro rito ufite n'ubushobozi bwo kugira urugo rwawe ikuzimu ibi byose biri mu maboko yawe reka turebe wowe uri hamwe n'umupatina wawe murabana sibyo wenda tuvuge ntago habayeho wenda uburyo mwamenyanye ubundi cyane cyane ahantu mwamenyaniye mama reka nkubwire ngewe twarahuye sibyo
duhuye unsanga n'urugero rwo gutanga yego ngiye twarahuye duhuye duhurira mu kabari nge nawe yego sibyo ntago ariho twahuriye n'urugero ngewe nawe twarahuye bwa mbere duhura mu kabari duhuriye mu kabari mu by'ukuri ni icupa twari turi gusoma twembi sibyo tugeze mu rugo ngewe mugabo ntangiye kugukura ku nzoga mugore wanjye kandi twarazisangiye noneho hari uburyo wabwira umugore wawe nimba anywa inzoga ukamubwira ati mada nyine gake ukabitwara gakeya mwageze mu rugo like urabyibuka neza hano mwahuriye urabizi neza kubitaga icupa bya atari none wowe ugeze mu rugo utangiye kumubwira ati mada rero urabona umugore umaze kuba umudamu urabona umaze kubyara abana izi nzoga wazigabanya gakeya ariko kuzireka biranze urakoresha igitugu cyangwa uravuga uti ngewe ndabyibuka neza niho twahuriye byagenze gutya na gutya ni ngewe nasanze rwose madamu wanjye yisomera cyangwa se nasanze umugabo wanjye yisomera ariko iki kintu ngomba kugitwara gake gake nyine like icyo gihe sasa utangiye rya shuri tayari wagezemo amasomo wayatangiye kubera iki ni iki gitumye ugive upinga ukavuga ati ngewe uyu muntu wapi kabisa ntago ngewe ngomba gukomezanya nawe kubera ko madamu wanjye yanze kureka inzoga kandi mu by'ukuri biza hano mwahuriye ese shakisha nyine like shakisha izindi nzira ugomba gukoresha mu ijambo mu buryo butuje wimukanka nyine like wikoresha amagambo y'icyubahiro gike kandi wibuke neza ko cyagihe muhurira mu kabari wamuguriye ikirahuri rega bundi ngiye mba numva umugore n'umugabo ngiye tuve nk'urugero twarahuye mu kabari mwana ushobora ngo twarahuye ngura ikirahuri yindi kuba twarahuye mu kabari nkakugura ikirahuri nyuma tukaza kubana eske kunkura ku nzoga ko bakoze nkura ku gahato cyangwa tuganira gake ibiganiro like nicyo nashatse kuvuga ibiganiro nyine ni ukuganira ganiriza uwo muntu niba madamu wawe yaranze kureka inzoga yarazinywaga mwarahuye aho mwahuriye mu kabari ukaba mwarahuye ariko bidakuyeho ko nta kibazo uvuga bidakuyeho kumeza bidakuyeho ko nyine hari ukuntu ubana n'umuntu mukundana no igihe kagera mukabana mu buzima mbese mukabana mu nzira nyine mugafata umwanzuro ku bana nk'umugore n'umugabo nyine nk'umugore n'umugabo aho uwo mugabo cyangwa uwo mugore akumva ko ubuzima yarabayeho nyine mutarabana agomba gukomeza kubaho yes aha tuvuge nk'urugero wowe wari umusore cyangwa se wari ukiri umukobwa wakundaga kwigira out urumva muri club night club wagera mu rugo ugatangira kukumbura bya bihe biragoye niyo mpamvu kuza mu rugo nyine ugomba kuza mu rugo ibyo bintu warabyibagiwe ibyo bintu ugomba kubi like bya bintu nyine urukumva uvuye ha hari ahantu uvuye hari step muvuyemo hari indi step ugiyemo ni ukuvuga ngo rero akenshi iyo utaretse bya bintu wari urimo uri umukobwa cyangwa uri umusore ukanabizana nabyo ukabizana mu rugo tuvuge wabyishe byose wabyishe aho ngaho nyine uri kwiremera kwa kuzimu yes aho ngaho utangiye kwiremera kwa kuzimu uraje mama yawe uraje urambwiye ngo papa ye rero urumva iyi weekend mfite gahunda yo kujya kubonana n'abashuti banjye sigarana abana sigarana abana papa ya hanyuma ngewe ngiye hamwe n'inshuti zanjye tugiye kuryoshya intambara ziratangiye hari n'abantu nk'urugero babana hari mu buzima busanzwe hari abantu bakunda nyine kwiha gukura ibintu byose bishyira hari abantu bagira mbese ubugugu sibyo tuvuge cyane cyane uzi ikintu abantu bapfa amafaranga cyangwa amafaranga yes ugasanga cyangwa se ikintu abantu kenshi bapfa kwa kundi nyine muri abantu babiri umuhungu n'umukobwa murabanye mu nzu mu by'ukuri wa muntu mwabanye mukundana ako mutangiye kwara mu nzu atangiye kugaragara bitandukanye nuko yakwigaragarizaga nyine mugikundana atangiye kubwira ko ndi umugabo
mama yake twongere twibuke nanone twibuke yuko nanone buriya amafaranga ari mu kintu cya mbere gisenya urugo nyine cyangwa se cyoherereza rwa rugo mu kuzimu nyine ibyo ndakubwira umuntu agatangira ngenda umugabo ngenda umutwe w'urugo turabyumva abagabo nyine nabatware nabatwe bingo sibyo barabatwe bingo ni imitwe y'amago ni umutwe w'urugo birumvikana ako umugabo agatanga avuga ngo nta kintu wemerewe kugura cyangwa se madamu wanjye rero nta kintu wemerewe gutunga byose ni njye ikintu ugomba gukora cyose ugomba kumbaza yego ugomba kumubaza communication aho ugasanga umugabo ndi umugabo yikubiye ibintu byose cyane cyane muri bino bihugu dutuyemo ugasanga umugore n'umugabo barakora bafite akazi bose kumva bari kuvunika kimwe umugabo agataha akicara ngo ategereje ko madamu ataha agacura abana agatekera abana ibintu byose akabikora kubera ko ndi umugabo ndi umutware kubera ko isi ngomba kuvunika ino mirimo yaremewe abagore njye ntabwo nayikora cyangwa se ugasanga ashatse nk'umugore urusha imyaka kumva umugabo agashaka umugore arusha imyaka urusha imyaka ushobora ugatangira kumusuzugura nyine nta kana n'ubundi nta bitekerezo bizima akazana nta bitekerezo bizima yaguha cyangwa ugasanga umugabo wawe ni umwana kuri wowe umurusha imyaka nubwo ari umugabo wanjye ko nta bitekerezo bizima yazana before mukibana wamubonagamo ibitekerezo ko umuntu mumaze kubana mbere mutari abana wabonagamo ufite ibitekerezo ariko umuntu uri aho ngaho ngomba kumutekerereza nta kintu kizima ukumva nk'umugore wawe kumva akubwiye nk'ikintu runaka ati akaba rero mugabo mwiza ibintu bimeze gutya dukoze gutya na gutya byagenda gutya wavuga iki ibyo ni ibiki kako nyine wumva ko umuruta ikindi ikintu kigira tena urugo ijuru rito uzi ni igiki ntimushakane mbese ubundi mbere yuko umuntu aba umugore wawe cyangwa umugabo wawe agomba kuba inshuti yawe mbere ya byose mbere nyuma se nimba mbaye mbere ko muri fiançailles ngomba kuba inshuti yawe atayari muri inshuti mu rugo mbese mu rugo umugore n'umugabo bagomba kuba inshuti yego umugore n'umugabo bagomba kuba inshuti kuruta kuba umugore n'umugabo like ngo umugore mbese ngomba kuba inshuti yawe kuruta uko naba umugabo wawe mbese like hakeneye kubaho ubushuti nyine ugomba kugira wa mugabo w'inshuti yawe utagira ikintu cyuhisha wumva ko wamutura agahinda kawe wumva ko wamubwira ikintu icyo ari cyo cyose mbese umugabo ubundi ijambo umugabo ni iki umugabo ntabwo bivuze ngo wawundi uri bukomange ukiruka ngo harasa nawe ngomba kuhanagura ngo raje ngo haragurike na gutya na gutya ariko se wa mugani mama yakangubwire umugabo agomba kuba inshuti yawe uziko nyine biriseriye uziko ari abagabo baba batimwa n'abagore babo umugabo bwa mbere ubundi agomba kubera nk'umuvandimwe imbere ko kubera umugabo ko nakubera umugabo atari inshuti yawe uzamutinya n'ahandi hari ibyo uzajya utinya kumubwira uvuga niba umubwira arantikura niba umubwira arantuka nimbwira gutya arareba nabi reka nongere nkubwira kandi kantu nanone mama gashobora kuba katuma urugo rwaba urugo nyine like warugira ijuru rito twagerageje kuvuga ku bintu bya urugo rwacu ni ijuru rito rwacu ni ruri mu nzira ubundi urugo rwacu rero biri mu nzira urugo rwacu ni ijuru rito mu kanya gato reka nzimubwire hari ikintu cya mbere ngiye kubwira hari ikintu cya mbere gishobora gutuma nanone wagira urugo rwawe ijuru rito gusaba imbabazi guca bugufi maya hari ikintu ushobora hari ikintu ujya unkorera uyu mutsi ugahita ujya hano ukirega nayo niyo mpamvu uvuze ngo ko nawe ujya ubikora nyine niyo mpamvu uvuze ngo ubundi urugo rwacu turi kwibwira ku rugo rwacu reka nzi nkubwire
uva iwanyu nanjye nkava kwa data hirya hari ntabwo twavukiye ahantu hamwe ntabwo twakuriye ahantu hamwe twakuriye ahantu hamwe ariko ntabwo twabyawe n'umuntu umwe rero hari ingeso zawe wazanye nanjye hari ingeso zanjye nazanye hari imico yawe wazanye hari imico yanjye nazanye rero mama yake iyo bintu biraza bigahura none bikabyara ikindi kintu hakabaho rero kwigana rero rya shuri kaba ratangiye mama yake gutangira kugera mu rugo nkambona ufite utuntu tw'udusoni tugera tugashira udusoni kajyona batangiye kurya irisha akayiko gutya gatoye yitamikisha akayiko tutana yagana igituryo duke akuze kubaze usinyibutse ukuntu tubana bwa mbere ukuntu waryaga nabonaga agasahani waruye nkareba ukuntu kangana nkabona waruye akantu kangana gutya abundi uyu muntu tubana bwa mbere nabonaga bitazava mbwira amafuti nakoze ukaba ati nge nabonaga ibintu bitazavamo tubana bwa mbere nyine nabonaga ariko ubu ndashima Imana mama yake rero nkubwira nibyo nakubwiraga hari igihe abantu babana bahura umva nkubwira n'abavandimwe bavukana hejuru hano ajyabesha ngo urugo ni ijuru rito nta kintu cyiza nk'urugo urugo ni rwiza pe kako hari n'ubwenge umenyera mu rugo utarusanzwe gusa ubundi iyo umaze kubyara umwana wa mbere abana bararyoha umwana wa kabiri wa gatatu wa kane undi mbwira tuganira gatoya ubundi uza mu rugo waje uzi ibyo ujemo ubundi ngiye nsa mu rugo mw'abantu mwegiye mvuga ngo ubu rero bimeze gutya na gutya igihe kirageze ngomba kubaka hano kubaka turakodesheje tugomba gukodesha hamwe ntabwo twubatse turakodesha ubundi uraza tugifata ubundi njye nawe tugicara tugafata umwanzuro no gufata umwanzuro ntabwo ajya ibintu bikomeye ariko rero mama yake mva mubwire ikintu njye nabonye iyo ukomeje ikintu kiragukomerera urugo rwacu rero ubundi uburyo rwatangiye ishuri ryacu ngira ngo utaza kumenya n'utuntu ishuri ryacu ryatangiye n'inkinamico ugira aho ugarukira twebwe ubundi tubana ugira aho ugarukira ese ubundi utangira kundana twakundanye ari imikino ugira aho ugarukira byose twakundanye ari imikino birangira tubana ari imikino nanone biracyari imikino ubundi muratureba none urugo ruriho we niyo mpamvu nabwiye ngo ni urugo rwacu uko mutureba twabanye turi bato aho tumaze gusaza wawe hari abantu ntabwo ndi bubavuge hari abantu baje kudusura let me say this reka nkivuge hari abantu baje kudusura baje kureba niba koko tubana ubundi turiya twana tubanye dute kubera ko umva mbabwire wowe waje kutureba muri kiriya gihe aricyo kikuzanye turacyari hamwe turacyafayitinga ni ukuri mva nkubwire wari ufite rezo bro twari bato urumva twari bato natwe ntabwo twari tuzi ibintu turimo pe twaravuze ati let's try twaravuze tukatugerageze kera ntabwo twabanye tuzi ko urugo ari ishuri twebwe twari tuzi ko iyo twigiriye mu bintu by'urukundo twakundanye ari imikino tubyara umwana wa mbere ari imikino tubyara uwa kabiri ari imikino tubyara uwa gatatu ari imikino n'uwa kane tugiye kumubyara ari imikino n'uwa kane nakubwiye ngo ugomba kumuzana ubwo nabyo ni imikino ariko ntabwo ibintu byacu byose byatangiye ari teyatire na n'ubu biracyakomeje n'imikino abantu benshi barazaga ngo turiya twana twabanye ngo tuduhaye ibyumweru 2 ariko byo sha mama yanjye mva nkubwire hajya mon chers amis bibaye imyaka 9 nikomba urumva iyo mikino iracyakomeje ngo iyi bintu hari abantu noneho nkura akantu kajya kabaga abantu bajya bavuga ngo hano kantu ngo abantu babanye ari abana ntabwo bazubaka cyane ibyo byananteraga n'ubwoba njya nakubeshya aho byageraga ubwoba rero numva mfite ubwoba da ndamubwire
weho rero wari ufite ubwenge bwo kugira ubwoba njyewe ntabwo nari mfite njyewe nari mfite ubwoba mani kwa njye nari mfite ubwenge wowe nta bwenge wari ufite nandi kigorye so uvuze ngo nta bwenge wari ufite reka nze njye mbabwire rero ko byari bimeze mama njye kanze mvuge njye kuvugisha ukuri njyewe nabengutse umwana w'umukobwa warabengutse narabengutse da nabengutse umwana w'umukobwa nyiramama wanjye hano noneho tubijyamo turakundana ngo gutya ngo turi gukundana nimbeshya muze kunyomoza ngo byatangiye ari imikino birangira ari ibirori imanza aho gozo urumva ngiye kubona nyiramama wanjye mbona ibintu biri uko biragenda gake gake nyine hahandi ubona nyine biraho ariko mu by'ukuri nk'uko ari kubivuga twabonaga ari ibintu biraho aba abantu mwavuze ngo abana bari mu mikino ntabwo mwabeshe nukuri njyewe abana rero baracyari mu mikino njyewe ndakomeza kubiba niyo mwarabonye ari imikino dore imikino iracyakomeje imyaka 9 iragiye ejo bundi imyaka 10 ataye kuza n'abasifuzi mama wanda rira foto hano nkayibereka oya agari ngombwa urumva imyaka 9 iba yitayemo none urumva babwire ikintu cya mbere njyewe nivuzeho njyewe ushobora kumbaza reka nze nibwire njyewe umuntu uri munsi yanjye abari hejuru much respect nawe ushobora kunyumva nyamara baranavuga ngo igi ryahanye inyoni reka nze manze nibwire umuntu wo hasi yanjye ikintu cya mbere cyatuma cyangwa se cyamfashije kubaka kugeza kuri iyi myaka yanjye 9 kubera ko n'ubu ngubu buri mwaka yurangiye mfungura champagne kubera ko satani tuba twamukandagiye nahuye n'intambara za danje nane za danje zirimo mama zirimo siri Yesu sibyo abantu bango nakabasaba ariko se abantu tunatwara tuzi imikino turi ako se wewe uvuze ngo turutwana ngiye uzi imyaka yanjye uzi ibiti niba afite imyaka 40 ibyo bintu nabivuze imyaka ntiyubaka I swear to God imyaka ntago yubaka imyaka ntago yubaka nanjye kuvuga ikintu ariko ntago ari byo imyaka ntago ariyo yubaka ikintu cya mbere cyamfashije ngiye kuri imyaka yanjye petit frère uri kunyumva cyangwa se sister wanjye muto uri kunyumva grand frère n'umukuru kuri njyewe ikintu cya mbere cyamfashije ni ukubaha igitsina gore ikintu cya mbere sibyo ngiyewe mbakubwira ko mureba ntarankubita reka nze nkubwire ariko hasi hejuru reka nze nkubwire mama yatuvugishije ukuri ahantu mvuze ngo kubaha igitsina gore mama ibaze nafashe uruhingo nkagukubita situvugishije ukuri mu by'ukuri nyine kanze nkubwire mama kanze maze nakubaza ko tuzi njyewe kanze nibarize n'abantu hari ko tuzi ku gitsina gore ari abanyantege nkeya mu by'ukuri umugore wawe sheri wawe narateretanye muri fiançailles wamubwira gutugambo twiza udushyi two ku matama twatundi tworoheje wagira mu rugo rwarushyi wakoraga muri fiançailles bro usigaye rwaplika none ukarushyira urushyi igihe nuko agera hano bakubita ariko reka nze nkubwire ikintu cya mbere nkubwiye kubaha nyine like nimba nababaye nimba nzi ko nababaye eske niyo mpamvu ngomba gufightinga nawe ngomba gufata umwanya wanjye nkamubisa ngatuza gatekereza icyo kintu kiraza kuzana no guca bugufi gusaba imbabazi ndi umuntu mama ikintu cya kabiri nzi ko niyiziho nanjye niyiziho ni uguca bugufi nkagusaba imbabazi mani uzi ikintu ngukundira nurakizi kabiri birisere nta n'iby'imikino nkunda uburyo nsaba imbabazi ari njya gukoshereje icyo kintu nyine gikomeye kubera ko njyewe ndabizi neza ko naje mu rugo nje kubaka ndabizi neza ko nzi icyo nshaka kurusha njyewe gusa mama wari uzi ko ikibazo gishobora kuba cyoroshye gutya wowe ubwawe ukagikomeza nakawe twarashe karuhirika akantu kangana gutya kakaza mu rugo gutya ukirirwa warakaye noneho hari abajya barakara mama ya bajya bacatinga mu rugo gacata haje telefone hari abonzi bazabikora haje telefone ubu ngubu umuntu ashobora kuba yarakaye
ariko se mama nkakwandikira jyana umwana hanze jya gucyura umwana undi nakamwandikira wowe se wamujyanye urumva haje like connection no conversation zarabuze noneho nta kuganira man ndumva kugira ushobora kwikomeza ushobora kwikomeza icyo kibazo kigakomeza ariko man genda kubwiye ngo gusaba imbabazi nibwo butwari bwa mbere man witekereza ngo umugabo ngo ntabwo wasaba imbabazi umugore bro wazimusaba kuko uzi icyo ushaka Adamu ntabwo wasaba imbabazi ariko sorry abagabo sorry sangiye ntabeshye nukuri mama njye gusaba imbabazi njye ntabeshye nivugisha ukuri njye gusaba imbabazi gusaba imbabazi kwanjye biva kure kandi no mu makosa ndabizi ko ntawe udakosa mama ya abantu bose barakosa sibyo nyine bambwira abantu bose barakosa pe nanjye ndakosa ako muri aya makosa yanyu muyebanamo gute sibyo nyine hari igihe ariko mama hari igihe umuntu hari igihe umuntu yita undi umunyamafuti nyine like ugahora wibona ibintu bizima gusa kwa kuri yakoze ikosa niwe uhora ari umunyamafuti wowe mbese ntabwo ujya uba umunyamafuti wowe uhora uri intungane buri gihe nta kosa ugira niyo warigize gusaba imbabazi nensaba imbabazi aransuzugura bro gusaba imbabazi ntabwo ari ubugwari gusaba imbabazi uzikuye ku mutima ariko of course no si hari n'abantu bajya basaba imbabazi harya bajya bazita gute za nyirarubeshwa gusaba imbabazi zitavuye ku ndiba y'umutima nyine kuvuga ngo basi mbabarira ngo ngaho mbabarira bro njye umbwiye ngo ngaho mbabarira ngo basi sorry ngo basi sorry so mu rugo ntihakagira umuntu ukubeshya ngo mama yake ngo na papa yake ngo disi ngo bageze mu bantu iyo bageze mu bantu ngo berekana ngo ko bakundana ngo kandi ngo mu rugo ngo ni faya ngo ni imiriro mama yake kandi kandi nibagiwe kugira ibanga abantu batagira ibanga mwana ikindi kugira ibanga ry'urugo rwawe kugira ibanga kana kadanje kugira ibanga nabyo kandi gashobora bake kugira ibanga nabyo ni ikindi kintu cya kabiri ubundi urugo rwiza urugo rwiza cyangwa se urugo rugerageza bo nta rugo rwiza rubaho urugo rugerageza nta rugo rwiza rubaho niba ushobora kwihanganira umuntu mubana ntabwo uri mu rugo rwiza nyine twavuze ngo mu rugo rwiza nyine mu rugo ubundi urugo rugizwe n'ibintu bitatu urugo rugizwe n'ibintu bitatu ngaho kagira inkuru cyambere kwihanganirana kugira ibanga ry'urugo rwanyu gusaba imbabazi gusa nibyo biraremereye ibyo bintu mubishoboye mwaba mudafite amafaranga mwaba mudafite aho kuba mwabana neza imagine kuba uri nk'umugabo sibyo ukaba wumva ko uri depend ku mafaranga yawe n'umugore wawe akaba afite amafaranga ye nyine like you know kibazo nuko nta nayo ngira nyine icyo nshatse kukubwira hari abantu babana tuvuge niba wagiye gukora ikiraka wagiye gukora akazi kawe amafaranga yawe winjiza umugore akaba atazi amafaranga yinjiza atazi amafaranga umugabo yinjiza n'umugabo atazi amafaranga umugore yinjiza ubundi njye ntekereza ko iyo mwabanye ibintu byose mugomba kubisangira gusharinga ntimuhishanye nyine ubundi nimushobora guhuza ibyo mwaronse mukabihuza mukabikoresha mwese kandi mukabikoresha neza mu nyungu zanyu mwembi nyine cyumangiye mbabara umbwirije abantu bari like mu byukuri abantu bari gutekereza nyine kujya mu rugo hari abantu batekereza akavuga ngo shango ngiye wapi kabisa shango wapi nyine kumva afite ubwoba pe kubera ko hari abantu byabona abantu basenye ngo abantu batakibana ukumva ngo abashana nabo muri iminsi ariho mudayimone yo gusenya ukumva abantu bari guhamagarana akushama abantu n'abantu nabo bajye bisubiraho kubera abantu bakunda kuvuga cyangwa se abantu bakunda kuvuga inkuru mbi gusa
shana uswagira nta nziza ziriho nyine kumva umuntu ngo runaka ngo yarasenye suri kure abona wenda dushaka ko tari kuvuga hanze nta muntu uri kutuvuga ako bumvishe ngo gato kumva gatoya ngo mama yake na papa yake batandukanye telefone none se ako se kankubaze nkawe umpamagaye nk'urugero kambaza ngo ese ibyo ndi kumva nibyo ngo we n'umudamu wawe mwatandukanye nari natamusubiza twatandukanye ikindi kintu wambaza ni ikihe igikurikiye ni ikihe wakongera kumbaza asha ukuntu abantu bakunda bapfa kuruta bazima nana ko bakunda abantu batandukanye cyane rwose abantu bakunda nyine ibintu by'intambara abantu bakunda intambara bari abantu bari abantu ntabwo bakivugana urana runaka ntabwo bakivugana like hari ibintu abantu nabo bajya icyo kintu kiri kuba kuri mugenzi wawe naho sha muri iyi minsi ngo ziri gushwana ni nyinshi nyine hari umudayimoni uri gutera ingo nyine hari ikibazo gikomeye cyane utamenya aho gituruka ariko mama yake bamubwire jewe ntabwo naseka umuntu watandukanye n'umugore we cyangwa se watandukanye undi bagiye bavuga ngo umugabo mugaseka imbohe niyo mpamvu icyo kijambo ako nibyo niko bavuga umugabo mbwa aseka imbohe kubera ko ejo wafungwa ejo nayo nta muntu n'umwe uyu munsi urugo rwawe rwaba rumeze neza ejo bigahinduka nta muntu n'umwe muri iyi si wifuza kubaho ababaye byako muri mugenzi wawe nawe byakubaharira nta muntu n'umwe muri iyi si wifuza kubaho atubatse neza nta muntu udakunda urugo rwiza nta muntu udakunda urubyaro nta muntu udashaka amahoro nta muntu ushaka intambara kugira ngo uwo muntu afate umwanzuro wo gusenya bro biba byamurenze noneho rero hari ukuntu wumva hari n'umuntu yasenye uriya nawe ntabwo ari kuzashobora kandi doke yafite umuntu ariwe bahemukire nyine ngewe ikindi cya kabiri ngenda kwisabira n'umuntu nimba wasenye nimba watandukanye n'umuntu nta nubwo wenda ngomba kusaba kuha abantu ibisobanuro abo bantu bari kukwangiriza niba abantu babiri batandukanye weho wagize wabimenye weho wamenye ko abo bantu batandukanye wigenda uri kuvuga uruhande rumwe nabi kuko ntabwo waganira n'impande zombi ikindi cya kabiri nimba wumvise abantu batandukanye ntabwo ari publicité wabyumvise wabigumanye ariko ufite nimero y'undi muntu nawe okay hello nta kindi kintu ugiye kumubwira nta n'ibindi bintu runaka na runaka batandukanye wabimenye ubafashije iki twigarukire mu murongo twari turimo sibyo ngayo nguko twari turimo urugo rwabijuru rito ku bushake bwanyu rwaba n'ikuzimu ku bushake bwanyu cyane mukeneye guhuza wumva ubundi impamvu abantu bagomba gukundana mu by'ukuri cyangwa ingo zigomba kubaka neza zikagerageza zikarwana ku buryo nyine ibibatandukanya bitagomba kuruta ibibahuza mu by'ukuri ubundi ngewe abantu ujyamo n'abatandukana nkumva nta n'ikibazo kirimo Imana ibabarire sibyo kandi abo bambabarire nta muntu nshatse kuvuga abantu badashobora kuba ngewe abantu batandukana cyangwa numva ngo batandukanye nkumva nyine ntabwo bikubangamiye ntacyo bitwaye ubundi umugore n'umugabo mumbabarire ntabwo nshaka kuvuga ni ukuri ariko nyine kambivuge ku giti cyanjye nyine ubundi umugore n'umugabo babanye akabura urubyaro sibyo abo bantu baramutse bifata imyanzuro yabo bati dutandukanye nta kosa njye mbabaraho nyine ngo numve bakoze ibintu bya danje cyangwa ntari babara wowe nyine ndakubwira impamvu nyine gutandukana ntabwo ari byiza mugomba kugumana mbese ubundi kubyara ntabwo abyo byubaka nta n'umuntu wabashiraho ibikosa kubera ko n'amahitamo yabo nyine kubyara gutandukana n'umuntu n'amahitamo yawe ntabwo ariko byubaka ntabwo ari byo byubaka ariko ndakubwiza ukuri abantu bagiriwe umugisha wo kubyara bagashyira abana ku isi kumva n'abantu babuze urwo rubyaro mu by'ukuri ni abantu babiri batandukanye iyo abantu batandukanye ntabwo baba bahuye cyangwa se abantu batandukana batarabyarana njye njya nambashima njye umuntu wifatiye umwanya we nta mwana yari yaza kurusha muri iyi si agatandukana n'uwo babana
agatandukana no bakundana ndavuga ati aho ngaho mwafashe umwanzuro muzima. mama ngiye hari ikintu cyakimbabaza Ako uzi umuntu murakundana murashakanye murabyaranye muhisemo gutandukana. abana bagiye kurirwa bitandukanye. Mu by'ukuri utwo twana ntago twigeze tubasaba kubabyara. Ntago twigeze tubasaba kuza ku isi. Ugasanga mu by'ukuri abana babaye victime nyine y'ibintu biraho kandi bitakagombye no kubatandukanya. Ubundi abana bakagombye kubahuza mu by'ukuri. Abana bagakwiye kubahuza ariko nyine iyo mutandukanye abana baraje ugasanga mu mubyeyi hari igihe biba ngombwa ko umubyeyi usanga ariza abana wenyine. Aho tena tukagaruka kandi kuvuga ngo ntago ugomba kwihambira kubera abo bana. Nibyo nakubwiraga nyine kwihangana yo kubaye guke kwanze nyine abantu dufite kwihangana kubaho. Ako hari igihe wihangana urukumva noneho kwihangana bikavaho hagajyaho kwihambira. So niyo mpamvu rero mama yake ngewe ikintu nakwisabira abantu batureba bari kutureba cyangwa se abantu mudukurikira ntabwo twaje hano kugira ngo tuze kwigisha, twaje kuganira. Hari ibyo tutazi, hari ibyo natwe twifuza, twavuze turi mu rugendo, turi ku ishuri. Niyo mpamvu tuvuga ngo niba abantu bagiye kubana cyangwa se niba abantu babana nyine niye mpamvu ituma niye kubana bagombye kwifatira umwanya ukumva bakabana batagomba gutandukana. Hako se ngiye hari umuntu wabwiye akantu rero mu masi. Umuntu yavuze ati rero niba abantu mujya gukora ubukwe mukadutumira ni mujya gutandukana mujya muraduhamagara mutubwire ati rero umva mama uziko kumva ngo ubukwe bwarabaye kwaye kumva ngo mu mwaka washize habaye ubukwe baratandukanye ngo runaka ngo kera ryarize usora cyabana mani mwagiye simbizi nyine mukantumire mwatandukanye ariko nyine mama yakumva mubwire ariko nyine uzi hari umuntu wishavuze ngo nimba warasenye kandi umbwira ati nimba waratandukanye n'umugore wawe cyangwa waratandukanye n'umugabo wawe uzabona the right person in the name of Jesus. Uzabona umuntu wawe azaza cyane mbatana hari gwibere wenyine in the right time. Azaza mu gihe cyanyacyo, azaza natanaza. Ni gutyo byagenze. Nirega nta mwana wose baremeye gushaka. Of course hari igihe uri kuvuga ngo uramutegereje ngo azaza, nta nubwo hari igihe atazanaza. Nyaga reka hano bose baremeye gushaka. Mukana bose bataremeye kubyara ariko hari n'abana bose bataremeye gushaka. Ariko icyo wowe umutima wawe ukubwira kigerageze ako mwabana mwe ikintu cyo kwihambira no kwihangana ni sawa pana kwihambira kwihangana yego ariko ubundi kwihambira ni iki? Reka turebe kwihangana ni iki? Kwihangana rero mama yakambwira kwihangana reka ndamwereka kwihangana ngiye uko mbitekereza. Kwihangana nukuba ikintu kibaye bwa mbere kikaba bwa kabiri kikaba bwa gatatu bityo nihanganye. Kwihambira rero nukuba bya bintu biba inshuro zirenze 3 kagasanga uwo muntu kwihambira ntanubwo noneho wowe ugakomeza nyine like niba ari ingoma y'abaporoso wabaye ingoma byararangiye nyine baravuze ati ngewe uru rugo sinzaruvamo. So rero guys ntabwo nyine ntabwo byoroshye mu rugo, ntabwo byoroshye ni hasi hejuru, ntabwo byoroshye. Ufite uburyo twara urugo rwawe ako mu by'ukuri bajya bavuga ngo nyine cyane n'umushirano ari kuvuga ngo cyangwa numvishe nasanze biriho ngo urugo rubi rurutwa na gereza. Urugo rubi ngo urugo rwiza ni ijuru rito. Ariko mama yavuze ko muri Bibiliya baravuga ngo gushaka ni byiza, kudashaka bikaba byiza kurusha. Ariko noneho umuntu utarashaka aba yumva ashaka gutrayinga nyine nakumva weho washatse wahisemo gushaka. Ubundi nyine Bibiliya iravuga ngo gushaka ni byiza, kudashaka bikaba byiza kurusha. Niba rero warahisemo gushaka gerageza ko biba byiza. Ngwino fighting, gerageza turwane, ngwino fighting, urwane nawe ugomba kurwanira urugo rwawe. Mama hari ikindi kintu navuzeho bushize, kuganira
ubundi kuganira ni intwaro ya byose. Reka nze nkwereke nimba wagiranye n'umuntu ikibazo cyawe, nimba mwagiranye n'ikibazo wowe na madamu wawe, fata umwanya muganire. Ubundi ibintu byose bikemurwa n'ibiganiro. Ikindi wikumva ngo nimba nutansaba imbabazi ubyihorere. Ashobora kudaze gusana akazi umusaba nta bintu birenze. Guca bugufi nirwo rufunguzo rwa mbere. Hari n'igihe ushobora kuba uri kumusaba imbabazi ubizi neza ko ari we uri mu mafuti, ukazamubera isomo rikomeye cyane. Akantu nakwisabira abagore, mwubaha abagabo banyu. Namwe bagabo mwubaha abagore banyu. Mugore unyubahe, nawe mugabo unyubahe. Twubahane kugira ngo twubake turere barabana kuza kwabo. Ntago babihisemo, ntago babigize iki, ntago babidusabye. Niyo mpamvu ugomba kunyubaha, akubaha tukarera birabibondo. Yeah. Thank you so much guys, mwakoze kubana natwe. Remember to subscribe kuri Nick P family, tujye tubana. Haraciye iminsi tugerageze kwihambira ngo twihangane, tureke kwihambira, twige kwihangana. Urugo ni ishuri. Urebye nawe wadubura da. Gusibira ntabwo ari bibi, kuko iyo umuntu asubiye inyuma abagiye gusimbuka, usubira inyuma kugira ngo usimbuke hari ahantu hanini cyane. Ariko wikwishimira kubaho muri ubwo buzima bumeze gutyo. Ego nakwishimira kudobora buri munsi. Ariko nanone ugomba kureba, maybe ushaka kubura ikibazo. We irebe ku giti cyawe, urebe ikibazo. Ushobora kuba ndi ikibazo. Ariko mamake iyo nabaye ikibazo ufite uburyo shima. Serious? Iyo namubereye ikibazo ari uburyo. Ikindi cya kabiri, mwabagore mwe nimujya mwumva abagabo banyu baje, mugiye mwumvishe niba mama yake yumvishe paka avuye ku kazi, mama yake agomba kuza apfukamye aje kunkuramo inkweto. Umugabo ntago ari kumupfukamira. Mwana muri kumva urugo rwacitari imikino. Yes, hari ababikora. Njye mani numva ko urugo rwacu twarufashe nk'imikino. Ariko njyewe iyi mikino mba numva izarangira fresh. Uyu mukino uzarangira neza. Watangiye neza uzarangira neza. Niyo mpamvu rero tubashimiye mwese. Hano turakosa. Tugasaba imbabazi. Ni gutya hanyuma kabiri seriye turakosa. Hanyuma rero hari umuntu wavuze ngo kano gatwe karimo utuntu twinshi cyane, na kano gatwe karimo utuntu twinshi, na kano karimo twinshi, ariko habaho connection. Utu twinshi muduhuje. Iyo habayeho connection nyine, ibintu byose byakemuka, ibintu byose byakoroha wowe ubigizemo uruhare. Birashoboka. Ikindi ntabwo ugomba kumva ko ubuzima bwawe burangiye. Ikindi mwe muri kubona abantu babiri muri kubona bari guseka. Ntago dora turi guseka. No, barakubeshya. Ari igihe duca mu ntambara. Ngo ariko se bari abantu uko bahora baseka. Uyu munsi uraseka ejo bikanga. Hari igihe duca mu ntambara. Ahubwo the way uca muri izo ntambara. Hari igihe duca mu ntambara, izo ntambara bita intambara z'urugo. Tukazicamo. Next time. Amasafu next time tuzaganira. Ko ntambara ducamo. Nazivuga na beza. Hari igihe duca mu ntambara, arumva. Uyagahagarara hano, nanjye gahagarara hano, izo ntambara bikarangira. Twongera tukubaka urugo rukaba rushya. Rero birashoboka ko urugo rwawe warugira paradizo pe. Biranashoboka ko wowe ubwawe warugira ikuzimu. Ako muri akanya muri kutureba akanya. Urugo rwacu ni ijuru. Ubwo turi mu ijuru rito. Bitavuze ko ejo rwabase. Erega umubwire shitani anytime afite ibintu abakugeragezaho hari imbere. Uyu munsi njye no papa wanjye, uyu munsi tubana neza, ejo bikanga, ejo bundi bikemera, ejo bundi bikaba byiza kurushaho, ejo bundi bikaba bibi kurushaho. Yes, ariko hari uburyo tubikemura. Ntabwo twihambiranaho, turihanganirana. Tubasabye kwihangana, tukababarirana. Akabi na keza kaza tukagasangira. Nubwo iminsi yaba mibi turiyumanganya kugira ngo
hatagira uducisha ijisho nkunda uko nkunda ngakunda uko nkunda mu rukundo rwanjye nawe duhora turi beza oya thank you.